perezida wa bodi ya Rayon Sport, perezida wa komite nyobozi ya Rayon Sport ndetse n'abaperezida b'amafani club ya Rayon Sport yose ibe. Ngira ngo ni inama y'ihuriro ry'amafani club buriya yaba Muvunyi ndetse na Tade baje nk'abatumirwa bari batumiwe n'ubundi na Dr Norbert so uyobora fan club ku rwego rw'igihugu. Yego cyane. Dr Norbert no bango yabakundira forever hari. Yaba muri forever no bango yabahaye invitation babwira ko bafite ihuriro rizahuza abayobozi b'amafani club zose ziba imbere mu gihugu mu Rwanda. Birumvikana ko bagomba gutumiramo abayobozi batumiyemo umuyobozi wa board ya Rayon Sport ndetse banatumiramo umuyobozi wa Rayon Sport komite executive uyoboye bunyine n'Itade. Birumvikana bagomba guhuriramo rero bigaga kuri byinshi cyane bijyanye n'uburyo Rayon Sport igomba kwitwara muri iyi sezo. Hanyuma kandi ngira ngo icy'ingenzi cyane akasera abantu bashaka kumenya no kumenya ibijyanye n'imibanire ya komite executive ndetse na komite iyoboye board ya Rayon Sport. No bango icyasobanutse ku munsi w'ejo baravuze bati board urumva RGB yabasabye ko habaho komite nyobozi imwe muri Rayon Sport. Komite nyobozi imwe iyoboye Rayon Sport. Niba bazafata board bakayihuza na komite executive ubwo ni ibyabo, ariko barababwiye ngo ubundi urwego nka Rayon Sport bijyanye na stati yabo kubera ko ngo bari gukoresha amategeko yo muri za 2020 kugaba sadati bagomba kuba bafite komite enye, ariko ntabwo arizo ziba ziyoboye. Komite nyobozi igomba kuba imwe. Bagomba kugira komite y'inama y'inteko rusange. Inteko rusange urumva bakagira komite nyobozi, bakagira komite ngenzuzi na komite nkemuramaka. Izo ziremewe, ariko hirya y'izo ntabwo yitazaho komite ya board. Icyo gihe ngo biba bipfuye. Baravuga bati rero mugomba gukora komite imwe izabebera Rayon Sport kubera ko baravuga ati ntabwo komite executive yagira kashe yayo, bagira stamp yabo na board bagira stamp yabo, kandi muri umuryango umwe muri association imwe ntabwo byemewe amategeko bagomba gupresenta muri RGB. Baravuga bati rero cyo namenye Ruvuyanga ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 urabizi ko hari assemblée générale. Iyi assemblée izahuza Rayon Sport n'abanyamuryango bayo bose. Birashoboka cyane ko hazavaho urwego rw'ikirenga bari bise organe supreme. Iyi board birashoboka cyane ko izavaho, ariko mu kuvaho urumva hari abayobozi basanzwe bayirimo kandi bategeye kuva muri Rayon Sport. Baravuga bati kubera ko RGB yababwiye ngo birasa naho inshingano za executive niza board bihura cyangwa se bakora bimwe. Bamwe barashyira mu bikorwa abandi bagashyira mu bikorwa ntangishwa nama, ubundi board yabakaba n'igishwa nama, ariko nabo barashaka ko executive cyangwa se gushyira mu bikorwa. Baravuga bati rero mugomba gutara komite imwe ikaba niyo izayobora Rayon Sport. Ikibazo rero akisere ni kimwe, board nivaho abari muri board barajyahe baraza muri komite executive. Ese president aravaho wajye wa board? Nicyo kigiye kwibazwa. Kandi no na president to ejo bundi na manda y'imyaka inatarayiyoborwa bavuga ngo muri nama nine ku rusange naho tuzamenya ngo board iragumaho. Nigumaho se byo birakorwa gute ko RGB yababujije? Ariko amakuru namenye no ku board igomba kuvaho hakajya komite nyobozi imwe. Wenda bamwe mu bari muri board ngo turavuga ba Muvunyi n'abandi bagiye batandukanye bakava bajya muri komite izi zangenzuzi nangishwa nama akaba ari bari, ariko n'ubundi bakaba bari muri Rayon Sport. Kubera ko bararebye basanga inshingano ni zimwe, ariko cyane tumaga n'umushinga w'Akanyenyeri udakorwa nkuko byakagenze. Baravuga ngo Kanyenyeri agomba kugenzurwa na board, ariko komite executive bavuga ngo aya mafaranga n'ay'abanyamuryango ni umusanzu w'abanyamuryango. Ntabwo rero aya mafaranga agomba kujya korerwa audit bakareba ngo yakoreshejwe ate, niba abakinyi baguzwe, niba ari ibyakozwe muri Rayon Sport bikaba bifite audit byakorewe. Kandi board ntabwo yakora audit. Audit ikorwa na komite executive. Ubwo niza nyine auditeur bakareba niba byarakoreshejwe neza. Urumva rero uyu mushinga w'Akanyenyeri uza no gutangira uyu munsi, uramuri ku munsi umanaginzwe na board byaba ari amakosa, kubera ko board ntabwo yemere ku managinga iyi mishinga Rayon Sport. Uyu mushinga manager bamaze kumugira Gafayo Olivier niwe manager w'uyu mushinga w'Akanyenyeri rwose nk'umukozi uhoraho. Nibyo azaba ashinzwe gushakisha aya mafaranga. Hanyuma ibindi mu byemejwe hano bavuze ko bemeje ko ngo hari fan club igiye kwishyura miliyoni 11. Urumva bakagaruza ngo ya modoka ya Rayon Sport Blue Winners. Urumva ni Blue Winners ya urumva Blue Winners ariko ibamo abantu bo bakapongera. Blue Winners igiye kwishyura amafaranga kugira ngo Rayon Sport yongere igire imodoka igenda ngo miliyoni 11. Hanyuma basabye yitwa Rukundo Patrick kwegura
Rukundo Patrick nwegeze kugaragara yambaye jezi ya APR n'ubundi mu byamukurikiranye uriya mwambaro wa APR yambaye baramukurikiranye magingo si ari Rukundo Patrick rero tuyigiye kapiteni ashobora guhamagara Axel Mugo. Axel havuzwe ko Muvunyi ngo ashobora kwegura uri mu bantu bambere babitangaje bashyiragaho ntabwo bitangazaga neza ngo werure wacaga hirya no hino ariko nyine za ndani zari zihari ngo nuko Muvunyi ashobora kwigenda hako hari izindi zaje ngo Muvunyi ntahazajya ndetse ngo agiye kugura ibikonyozi bibiri bimeze nibyo ubundi byaravuzwe rwose njya no gukora iriya post ngewe ni amakuru umuntu yarampaye kandi yizewe ni umuntu w'inshuti ye urumva kandi nizeye arabimbwira rero tubiganiraho nyuma yo kubiganiraho mbwira ko ashaka kuba agiye ku ruhande urumva ariko kujya ku ruhande no kuva mu nzego z'ubuyobozi hari ukuntu abantu bavuga ngo umuntu aragiye ngo avuye muri Reyo ariko Reyo se wayivamo gute Reyo ntabwo wayivamo ahubwo no kuva muri iyo myanya nyine mu buyobozi bwa board nk'umuntu ushobora kwagira uruhare cyangwa se mu ifatwa ry'ibyemezo nicyo yagombaga gusa nk'agiye ku ruhande rebye basaza bamugana nk'uko n'abantu babita n'indi mirimo bakora ku ruhande n'izindi nshingano bafite n'imyaka baba bagezemo rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ati ibi bintu rero ndabona hari icyo bibangamira mu kazi kanjye kandi wenda gasanzwe n'umuryango reka mparire abandi biganjemo n'abakiri batoya ariko ikintu cyabayeho Ruvuyanga nyuma yo kumva ibyo bintu urumva bamwe mu bareyo barateranye barabonana noneho aho ruba rushingiye ni ukureba ese ni iki kiri gutuma Muvunyi ashaka kuva muri Reyo bakicara bakabisesengura bagasanga harimo ibintu byo kutumvikana nyine harimo impande ntiyumvikana na Tadeyo uyoboye association harimo abandi batumvikana bakavuga batereka twicare tubunge icyo rero nicyo cyabayeho hari abantu bahaye izo nshingano zo kubunga harimo Saidi mwaramubonye asanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ari inaha harimo Maître Freddy nawe ni umuntu w'inararibonye cyane muri Rayon Sport wabaye na vice president mu minsi itambutse Maître Freddy n'abandi ariko na Sadati yavuze ko niyo byaba ari amafaranga yatanga kugira ngo yunge Tadeyo na Muvunyi ayo mafaranga yatanga yabitangaje rwose urumva rero ni benshi bakoze icyo kintu cyo kubunga aho rero niho Muvunyi yavuze ko nta kibazo ibyo bintu rwose bifitemo ko nta n'igikuba cyacitse nta yindi wenda mpamvu ifatika kwari kujya ku ruhande gusa kugira ngo arebe ibindi akora ariko mbega kimwe kitabangamiye ikindi aho rero niyo yemereye kuba yanabafasha kuba yabagurira abakinnyi nk'uko yari yanabyemeye ku bakinnyi batabashije gusinyishwa kandi yemeye gutanga amafaranga by the way nko muri miliyoni 10 nk'ayo urugero rwa hafi bahaye Yves Habimana kimwe cya kabiri ni Muvunyi wakishyuye miliyoni 5 avuga ati 5 rwose nanjye reka atera inkunga ntacyo bitwaye mwarabyumvishe kese twagiye tugaruka ibera wagiye uzigaruka za batanseri n'abandi bose n'abandi bakinya ba Joseph Sake n'abandi abo bose amafaranga yari yayemeye nk'ibisanzwe rero aravuga ati none nta kibazo kugira ngo mbereke ko mfite ubushake mushaka abandi bakinyi 2-3 bakomeye urumva tuzongeramo muri ikipe ubu ngubu ngewe mumbaze amafaranga yo kubagura ubu tuvugana nashaka gushyira abandi bakinnyi 3 Muvunyi biganjemo batayizamu cyane ati mumbaze amafaranga yo kubishyura ni ibyo ngibyo byaba byiza byakanavuga byagiye biba byinshi cyane bisa nko Rayon Sport buri wese yatangiye kugira uruhande ni naho twavuze tuti niba ari igice biti cya Muvunyi bitagakwiye igice cyitwa cya Tadeyo bitagakwiye nge nkibutsa abantu ikintu kimwe cyangwa se ngagaruka ku kintu kimwe mu biba byose bibuke ko baharanira ko Rayon Sport yabasubira mu biganza bavuga ko ari abagabo baje kwishyira ku yindi level bunze ubumwe bari hamwe rero abantu niho hantu hanabaye ikintu kitashimishije abantu buriya no kwinjira muri Rayon Day harimo iki kintu cyo kuvuga ngo ko tutabonye Muvunyi ko tutabonye cya gice cya runaka ko bimeze gutya ntabwo abafana burya nabo baza bose uko bagakwiye burya hari bamwe ubutumye bataza rero nicyo kintu nge nifuza ariko nkavuga ngo byagiye bigaragara Axel si rimwe si kabiri abagabo batwereka ko bari kumwe
ejo n'ejo bundi cyangwa se haca iminsi mike ukabona byari ibyo kuvuga ku munwa ariko mu mutima ukabona ko ari kure ku munwa no mu mafoto ariko ukabona ko mu mutima ari kure. hanyuma ruvuye akandi kantu kari muri Rayon hari amakuru namenye ko kadusoza Abdoulaye Jaro ashaka kuba yarize Rayon Sport muri FIFA. Abdoulaye Jaro ejo bundi amakuru ya Rayon Sport yose yaba ya Albertinho yaba ya Abdoulaye Jaro yaba n'ibindi byose byerekeye Rayon Sport aya Kanyabugabo n'ubu ngubu utarishyurwa miliyoni 35 ejo tubararikira Rayon Sport.